niba mukomeza kwizera ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma bya Satani, ejo mugiye kujya mwibona ahantu mutakekaga, kubera yuko ubu tubabazwa n'abantu b'Imana benshi bari mu mwuka w'Imana, bari abahanuzi b'Imana, bakoraga umurimo w'Imana, Imana ikanezerwa. Ubu Satani yamaze gufatisha, yamaze kubagira abayoboke be. Ngubu ni abayoboke ba Satani. Mu bigiye kugaragara muri iyi minsi Imana igiye gushyira ku karubanda, igiye kugaragaza umuntu wari wese uwo ari we. Niba uri pasiteri ufite izindi mbaraga ukorana nazo, ibyawe bigiye kugaragara. Abapasiteri barimo bakorana n'izo mbaraga. Niba witwa umuhanuzi ufite imbaraga ukorana nazo, Imana igiye kugaragaza izo mbaraga ukorana nazo izo arizo. Urababona ku manywa mu masura y'abantu, ariko nijoro bakihindura amapusi. Urababona mu masura y'abantu, ukabona ni umukobwa mwiza, nyamara mu kanya akihindura inzoka. Igihe tugezemo, izi mbaraga ziri gukora cyane. Imana yarambwiye abantu benshi, Imana yarambwiye ngo muri iyi minsi bari kuramya ibishushanyo. Urababona mu nsengero, ariko abenshi bameze nk'abari kuramya igishushanyo. Imana yaremye ijuru n'isi, ntibazi, ntibabona, ntibumva. Ni gute wifatanya n'abakozi ba Satani? Ariko ndabwira bari maso ngo nimube maso, kandi mbwire n'abasinziriye ngo nimukanguke, kuko Yesu ari bugufi kandi aje kujyana itorero rye ryera. Bityo rero aya makuru nyabagezaho kugira ngo nibura abari mu mwuka w'Imana babe maso, kuko igihe turimo kirakomeye. Turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Wabwiye Aburahamu, uramubwira ngo nave muri Uri y'Abakaludaya ajye mu gihugu cy'isezerano wari umusezeranyije, umubwira ko uzamuhera umugisha. Mana, warabishohoje kuko utajya ubeshya. Wabwiye Mose izina ryawe, uramubwira ngo witwa Ndiho, kandi uramubwira ngo Uwiteka niryo zina ryawe, uri Imana, witwa Imana ishobora byose. Turabihamya, twagiye tubona imbaraga zawe mu bihe bitandukanye, na n'uyu munsi turacyahamya imbaraga zawe. Mana, Uwiteka ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ngiye kuvuga imbaraga zawe, umwuka wawe wera abe kuri njyewe. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, ndasenze kugira ngo ubwo ngiye kuvuga ibyawe, imbaraga z'abadayimoni zihunge muri iki kirere. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, ubutware bwa Satani bucishwe bugufi, ahubwo gukomera kwawe aba ariko kumenyekana. Ijambo ryawe riravuga ngo twogeze icyubahiro cyawe mu mahanga yose. Uyu mwanya ngiye kogeza icyubahiro cyawe. Mwami, izina ryawe nabe ari ryo rihabwa icyubahiro, nabe ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryamamare. Urakoze rero, ngaho bana nanjye kuva nangiye kugeza shoje, nkorere umurimo wawe mu butware bwawe. Byose mbyingingiye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Turabaramukije, ni wa mwanya tubagezaho ubutumwa bwiza nk'uko Imana iba yabuduhaye ngo tububagezeho. Ku batanzi, amazina ni Munyarubuga Vedaste. N'ubundi Imana ibaha umugisha aho muherereye hose, ari abari mu Rwanda, bari mu bindi bihugu, bari ku mugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya, Australia. N'ubundi Imana ibaha umugisha. Kandi ni ukuri tubashimiye uburyo mukomeza kudufasha mwumva ubutumwa bwiza, ko turabibona mutwandikira muri komenti, like zanyu tuba tubibona. kandi ni ukuri mbonereho kugusaba kugira ngo n'ubundi umeze kuryoherwa n'ubutumwa bwiza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa.
uko ufata indorerwamo ukabasha kwireba ukamenya niba mu maso yawe hari ikibazo cyangwa se ukamenya uko usa mu maso yawe. Ni ukuvuga ngo n'ijambo ry'Imana ni indorerwamo, niryo ritwereka uko turi, niryo rituyobora, kandi ubutumwa bwiza ni ukuri nibwo butwereka iyo tuva n'iyo tujya, butwereka mbese nibwo butwereka inzira dukwiriye kunyuramo. Bityo rero tugiye gukomeza tubabwira ubutumwa bwiza, ariko cyane cyane bushingiye ku bintu biriho muri iyi minsi abantu bari kujya bagenda babona kandi bakibaza ibintu byinshi. Nibura niwumva ubutumwa bwiza, Umwuka Wera ajya kugenderera, ujye usenga Imana. Hari uwavuze ngo ijambo ry'Imana, hari uwavuze mu ijambo ry'Imana aravuga ngo Imana ivuga rimwe njyewe nkumva kabiri. Nibura nugerageza kumva, ujye usenga Imana, hari ibindi Umwuka w'Imana azakomeza kugufashamo kugira ngo urusheho gusobanukirwa n'ibyo udasobanukiwe. Imana igufasha cyane. Reka rero dukomeze tubagezaho ibyo Imana yaduhaye kubagezaho, kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Kandi ubu butumwa mujye mubugeza ku bandi. Ni ukuri burya muba mudufashije ivugabutumwa, kandi ni ukuri biba byiza cyane, biba byiza cyane. Imana rero ikomeze kubaha umugisha. Reka dukomeze twumva icyo Imana ishaka ko twumva muri iyi minsi. Muri iyi minsi Satani arimo akora mu buryo bw'amayoberane, kandi muri bwa buryo bw'amayoberane nawe akihindura nk'umuntu w'Imana. Ikibazo rero giteye agahinda ni uko usanga n'abantu bitwa yuko basenga Imana baragenda n'ubundi bashukwa n'ibitangaza bya Satani, bakagenda bashukwa n'ibitangaza by'abadayimoni, kandi bakabyemera nk'aho ari Imana. Mu by'ukuri Imana yarambwiye ngo Satani yahinduye strategy. Mbere abantu babonaga umupfumu bakabona ko ari umukozi wa Satani, ariko muri iyi minsi arakora mu buryo bwa gipfumu, agakora mu buryo bwo kujijisha nk'aho ari Imana, agakora ibitangaza abantu bakabibona. Yewe biranashoboka abantu benshi bajya bifuza kumera nka runaka, ariko nabwiye abantu ngo mureke kwifuza kumera nka runaka kuko mutazi imibereho ye, mutazi ubuzima bwe, mutazi inzira yanyuzemo kugira ngo amere uko ari. Ariko mu by'ukuri ngira ngo amaso yanyu akwiriye kubiyerekera igihe tugezemo, mukareba uburyo Satani afite imbaraga, kandi agakoresha izo mbaraga mu izina ry'Imana, agaragaza yuko ari umuntu w'Imana, agaragaza yuko ari umuntu ukoreshwa n'Imana. Tube maso banyamasengesho, ntabwo Satani azaza kubwira ngo ndi Satani. Ubu ngubu abantu benshi ubona bagenda mu mamodokari, abantu benshi ubona bari mu mazu meza, abantu benshi bitwa ngo ni abakire, urababona gutya ariko ntuzi ukuntu bageze kuri ibyo bintu. Mube maso kuko Satani ari gukora cyane. Imana yanyeretse abantu bamwe bitwa ko ari n'abakozi b'Imana, inyereka abitwa abakozi b'Imana kandi batandukanye, ariko inyereka uburyo bakorana n'izindi mbaraga za Shitani, kandi mu by'ukuri ugasanga abantu babaye ibyamamare, ugasanga abantu baramenyekanye cyane, ugasanga abantu rwose baravugwa neza nk'abakozi b'Imana, ariko uri mu mubiri ntiwabibona, keretse imbaraga Umwuka w'Imana niwe ubasha kubihishura. Mu by'ukuri nari mu masengesho y'ibihe byo kwiyiriza ubusa, Imana irasanga imishurira iryo banga, irambwira ngo ntangarize abantu bamenye igihe tugezemo uko kimeze, kuko Satani arimo arakora cyane. Twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko
Pawulo yandikiye Abatesalonike ni igice cyaho cya 2 umurongo waho w'ikenda kugeza kwa 12. Haranditswe ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye ukunda ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Imana idufashe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo kuza k'uwo mugome ngo kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, kandi ngo gufite ibimenyetso byose n'ibitangaza. Ariko nk'uko dusomye iri jambo ngo n'ubuhenzi bwose kubarimbuka ngo kuko batemeye ukuri, ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi kugira ngo bizere ibinyoma. Ubundi nukuvuga ngo abantu bo muri iyi minsi ntabwo bashaka kumva ukuri, ntabwo bashaka kuva mu byaha, ntibashaka gukizwa. Niyo mpamvu Imana yemera ubushukanyi bukaza, abantu ugasanga n'ubundi baremera ibitangaza by'ibinyoma nk'aho ari ukuri, bakavuga ngo ni Imana kandi atari Imana. Ariko abantu bari mu kuri, merutse kubwira abantu babwira ngo iyo umuntu avuga ukuri ni kwemerwa, ariko abazi ukuri barakwemera. Abantu muri iyi minsi rero ibinyoma biri kuyobokwa na benshi bakabyizera nk'aho ari ukuri, kandi kubera ko Satani aba afite kuzanamo imbaraga yerekana inyungu z'ako kanya, abantu benshi baragenda bahururira n'ubundi ibitangaza by'ibinyoma. Ariko iri jambo ryatubwiye ngo Imana izohereza ubushukanyi ku bantu banze kwemera ukuri kugira ngo bizere ibinyoma. Mube maso musenge, kubera yuko iyi minsi tugezemo Satani nawe ari gukirana, ari gushaka abayoboke ku ngufu. Ni mube maso kandi mureke mbabwire, imbaraga zose uko zaba ziri kose, hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana. Nibi ngibi ndimo mvuga, nzi neza yuko hari abantu benshi batahangara kubivuga, ati umuntu ufite imbaraga zimeze kuriya wamutunga urutoki, wamuvugaho, n'ubundi ibyawe ntibirangire. Mu buzima bwanjye sinjya ninya Satani, sinjya ninya abadayimoni. Nzi neza yuko imbaraga z'Imana senga, imbaraga z'Imana nkorera, imbaraga z'Imana yamamagaye ziri hejuru y'izo mbaraga zose. Son piche si faine contraire. Ntabwo njya ninya na rimwe imbaraga z'abadayimoni. Niba hari abasuzugura abadayimoni, niyo mpamvu ntabwo nzakora ikosa na rimwe ryo guhishira imigambi mibi ya Satani. Niba mukomeza kwizera ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma bya Satani, ejo mugiye kujya mwibona ahantu mutakekaga, kubera yuko ubu tubabazwa n'abantu b'Imana benshi bari mu mwuka w'Imana, bari abahanuzi b'Imana, bakoraga umurimo w'Imana, Imana ikanezerwa. Ubu Satani yamaze gufatisha, yamaze kubagira abayoboke be. Ngubu ni abayoboke ba Satani. Ariko turimo turasenga Imana, nta na rimwe Satani ashobora kwigabiza abantu b'Imana ngo n'ubundi abantu bose bagira abayoboke be. Tuzarwana intambara, naho rwaba ari urupfu, ntabwo tuzatinya gupfa, ariko tuzavuga Imana neza kandi tuzayihamya. Ariko ibyo mbabwira byo, nimushaka mube maso. Kuba waba ufite ibibazo ntibivuze yuko ujya kuba umuyoboke wa Satani, ngo umuyoboke w'abadayimoni, ngo ni ibibazo ufite. Meruka mbabwira yuko ibyo mwita imibabaro ari utwana tw'imibabaro. Iyi mibabaro iri imbere, ubwo Imana y'Imana izavuga, umuntu wese
akagaragara uwo yari we, uwabanye n'Imana neza, agahabwa ibyiza cyangwa se ishimwe, agahabwa ishimwe n'Imana. Ariko uwayobotse Satani, nta kindi Satani azabahemba, ni ukurimbuka, kuko nawe nicyo gihembo cye. Ariko ndababwira ngo nimwemere muce bugufi musenge Imana, kandi namwe mwamaze kugera kure, muzi yuko mwavuye mu nzira ya Kristo, mugarukira Imana. Imana ni inyembabazi. Ni ukuri aya mafaranga ari kugenda ashuka abantu benshi, ndagira ngo mbabwire ngo n'abayafite ntibaguwe neza. Imana yerutse kunyereka umuntu mwiyerekwa, inyereka umuntu w'umukire ufite ama etaje, ufite amamodokari. Imana iramunyereka, irambwira ngo uriya muntu uri kureba umuruho afite uteye ubwoba. Kandi koko nanjye ndabyibonera, abantu benshi urababona baguwe neza, ariko bafite imiruho, ngo bafite amafaranga ariko ntibasinzira. Ariko ndashimira Imana, kubera yuko Imana yarampamagaye. Iyo ndi kumwe nayo, Imana yampaye agakiza, ndaryama nkasinzira. Dawidi yaravuze ngo nzajya ndyama niziguye, kuko nzi yuko ndinzwe n'Uwiteka. Haleluya! Bantu b'Imana, mwere gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima, mwere kwandavurira ubusa. Satani yere kubashuka ngo abayobeshe ibimenyetso by'ibitangaza by'ibinyoma. Kandi ikintu gitera abantu ubwoba, umuntu agatinya gupfa, ni ukutizera ngo ubuse ngo wabona apfuye. Abantu muri iyi minsi aho guhamya imbaraga z'Imana barabererekera Satani. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 4, hari ijambo ritubwira ngo kandi nimubererekere Satani. Nta na rimwe nzabererekera Satani. Ibintu byose bitari ukuri, abantu bari kuyoragura amafaranga, bati natwe turayashaka. N'abakozi b'Imana bitwa ngo n'abakozi b'Imana bakayashyira mu mifuka yabo. Imana yamishuriye ibanga, uko muba muganira n'abo bantu niko babamara mu imbaraga. Uko baba bababwira amagambo namwe mukabasubiza, niko babamara mu imbaraga. Ejo ukazasanga umuntu yari mu mwuka w'Imana yabaye pirate. Bibiliya iravuga ngo mbese umucyo n'umwijima bihurira he? Bibiliya iravuga ngo urusengero rw'Uwiteka rwahuza rute n'ibishushanyo by'Imana? Bibiliya ikongera ikavuga ngo mbese Beliyali yahura te na Kristo? Ni ukuvuga ngo niba turi abantu b'Imana, mumenye ngo nta mugabane dufitanye n'abana b'Imana, nta mugabane dufitanye n'abakozi ba Shitani. Twitandukanye n'abatari Imana, ahubwo tugendere mu kuri. Kandi Imana yo mu ijuru ni ukuri irushaho kutunezererwa, nitwishimirwa n'Imana ntacyo tuzayiburana. Ubutunzi bwinshi buri mu biganza bya Kristo. Naho waba uri umukene, ariko mu by'ukuri Imana ikwishimira, ujye wumva yuko uri umuntu ufite agaciro mu maso y'Imana. Ubu butumwa nabuhawe ngo mbutangarize abantu bari kugenda bakurikiye ibimenyetso. Narababwiye ngo n'ibitaraza bigiye kuza, ntabyo mwari mwabona. Ziriya mbaraga zirahambaye, kubera yuko muri iki gihe tugezemo, muri viziyo tugezemo, amafaranga arayoboye. None umuntu araza akavuga ngo njyewe icyo nakoraho cyose cyahinduka amafaranga. Amafaranga wajya kuyapima, wayanyuza no muri, mbese ayo mafaranga yapimwa agasangwa yujuje ubuziranenge bwose. Nawe warangiza ukavuga ngo ufite amafaranga, ariko ayo mafaranga uba ufite utazi uburyo yaje. Umuntu agafata impapuro, agafata amakoma, agafata ibyatsi, agafata ibyo ari byo byose akabihinduramo amafaranga. Nawe warangiza uti mfite ubukire, ndatunze, ndatunganiwe. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ijambo riratubwira mu bice 3 ku itorero ry'i Laodikiya,
Yesu yabwiye Yohana ngo ubwire iri torero ngo kuko udakonje kandi nubire ngiye kukuruka. Imana muri iyi minsi yarasanze irambwira ngo hari abantu igiye kuruka isi yose ibabone. Ubundi iri jambo kuruka, iyo umuntu hari ukuntu umuntu Imana ishimwe ubundi imihanda myinshi ibirimo kaburimbo, ariko na n'uyu munsi hari abantu bagenda mu modoka bakaruka. Hari igihe wicarana n'umuntu wajya kubona ukabona atangiye guciragura cyangwa guhaga umutima, wajya kubona ukabona ikirutsi n'ubundi cyamucitse cyagiye. Hari abantu bitwa yuko bitirirwa izina ry'Imana, bafite amazina yuko ari abakozi b'Imana, Imana igiye kuruka. Kandi merutse kugenda mu imodoka bayirutsemo, umwanya ubura bawicaramo kandi abagenzi bahari kubera ko bari baharutse. Imana igiye kukuruka, isi yose izamenya yuko Imana yakurutse. Isi yose izamenya ko Imana yakurutse. N'umuntu wese waguhaga agaciro ntakazongera kuguha. Nubwo uri kugenda ugaragaza ibimenyetso by'ibitangaza, ugaragaza ibimenyetso by'ibinyoma, ariko ndagira ngo nkubwire ngo siposhise fine contraire, dufite Imana igiye kugaragaza imbaraga ukorana nazo, kubera yuko mu bigiye kugaragara muri iyi minsi Imana igiye gushyira ku karubanda, igiye kugaragaza umuntu wese uwo ari we. Niba uri pasiteri ufite izindi mbaraga ukorana nazo, ibyawe bigiye kugaragara. Abapasiteri barimo bakorana n'izo mbaraga. Niba witwa umuhanuzi ufite imbaraga ukorana nazo, Imana igiye kugaragaza izo mbaraga ukorana nazo izo arizo. Kandi nibwira yuko byanatangiye, abenshi murimo murabibona. Mureke gushakira amafaranga mu nzira zitari izayo. Biriya byose ni ibitangaza by'ibinyoma, ariko kandi n'abizeye ibyo bitangaza by'ibinyoma ni ukuvuga ngo n'ubundi bafite ibibazo. Burya nujya kubona ukabona uri kugenda mu modoka nziza, ariko nawe ukaba uzi yuko ahantu wayikuye ari muri ziriya nzira z'ibitangaza by'ibinyoma. Ukabona ufite iduka rikomeye cyane, ukaba uzi yuko iryo duka wicayemo ryavuye muri ibyo bitangaza by'ibinyoma. Wajya kubona ukabona uri mu nzu nziza, ariko nubwo uyicayemo ukaba uzi yuko wayivanye muri ibyo bitangaza by'ibinyoma. Ujye wicara uvuga uti ngushije ishyano, ngushije ishyano, ngushije ishyano. Imana nigenderere imitima y'abantu bakiri basima, bareke kugenda birukanka inyuma y'ibitangaza by'ibinyoma, biruka inyuma y'ibitangaza bya Satani. Kandi ugasanga abantu bafashe Bibiliya barasomye, ugasanga bayisomeye n'abandi, ni babandi babigisha mu rusengero. Umuntu mwaherutse kungeraho barambwira ngo nabonye umuntu n'ubundi utanga amafaranga, arangije arambwira ati rwose niboneye ibitangaza. Ati nagiye kubona mbona igikapu cyuzuye inote za 2. Arangije arambwira ngo urabikora gutya. Ati cyakora ibyo yambwiye nibyo byanteye ubwoba. Angeraho yahahamutse, arambwira ati mukozi w'Imana sengera. Ati hari n'amafaranga ye nafashe, ati nagize ngo arahinduka impapuro. Ati none na n'uyu mwanya ndacyayafite mu mufuka aracyari mazima. Ati rwose nayo nategesheje imodoka. Ati n'ubundi nakwiye kuri ayo mafaranga yarampaye. Arangije arambwira ati ndumva nagize ubwoba kubw'ibintu mbonye. Ambwira ibintu bitandukanye, ambwira iby'ukuntu yabonye uwo muntu asuka amazi agahinduka amaraso. Nuko ndangije ndamusengera. Imana idufashe. Umuntu mwarutse kumbwira ati kubw'ikibazo cy'amadeni numvisha umuntu uri gutanga amafaranga njyayo, tugerana ahantu ngiye kumva numva atangiye kuvuga mu zindi ndimi twari ku mugezi, numva amajwi atangiye kuvugira mu butaka. Izi mbaraga zirimo zirakora, atariko kugira ngo mave, nabyo byabaye ibintu birebire. Imana idufashe. Ariko bantu b'Imana nimunyurwe n'ibyo mufite, ejo mutajya kwibona ahantu mutazi. Mu by'ukuri
mwabaga muvuga ngo mwabaga mwumva yuko ntacyo bitwaye. Mu by'ukuri ndakunda kubivuga, waguha miliyoni 100 ariko zirimo ibibazo, undi akaguha ibihumbi 50 birimo umugisha w'Imana, nibwira yuko wafata 50 birimo umugisha w'Imana. Nimureke tunyurwe n'ibyo dufite. Bibiliya avuga ngo ubutunzi bwije buri mwimagarara buruta udukeya turimo amahoro. Nubwo bari abantu batunze byinshi byo kwa Satani, nta mahoro babifitemo. Uzi ko hari abantu barara badasinziye kubera amategeko bahawe no kwa Satani, kandi we wabareba ukifuza kumera nkabo. Ujye unyurwa n'ukuri, yewe mu Kristo, ujye unyurwa n'ukuri. Abantu benshi nibarara basinziye, abantu benshi barara bahangayitse, abantu benshi barara mu marimbi, abantu benshi barara bagenda, urababona ku manywa mu masura y'abantu, ariko nijoro bakihindura amapusi. Urababona mu masura y'abantu, ukabona ni umukobwa mwiza, nyamara mu kanya akihindura inzoka. Igihe tugezemo, izi mbaraga ziri gukora cyane. Imana yarambwiye ngo izi mbaraga ziri gukora cyane, ngo mbabwire ngo nimube maso. Nshobora kuba ufite n'uburwayi bwananiye abaganga bakomeye, ariko abantu bafite izi mbaraga baza n'ubundi bakurambikaho ibiganza, n'ubundi uburwayi bukagenda. Ariko ni ibitangaza by'ibinyoma. Tube maso. Ntabwo biba byoroshye, ariko Imana yacu ni Imana ikomeye. Nubwo bimeze bityo, Satani azayobya benshi, ariko abantu bamenywe n'Imana bafite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, ntabwo Satani azabayoberaho cyangwa ngo abayobye. Niyo mpamvu Saduraka na Meshake na Abedenego nibo baje kubwira Nebukadinezari, baravuga ngo ntidushobora kuramya igishushanyo wakoze. Barangije baravuga ngo kandi tuzi ko Imana dusenga, Imana dukorera yadukiza, ariko naho itadukiza ntidushobora kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Abantu benshi Imana yarambwiye ngo muri iyi minsi bari kuramya ibishushanyo. Urababona mu nsengero, ariko abenshi bameze nk'abari kuramya igishushanyo. Imana yaremye ijuru n'isi, ntibazi, ntibabona, ntibumva. Ni gute wifatanya n'abakozi ba Satani, ukongera ukifatanya n'abantu b'Imana, cyangwa se ukaboneka mu rusengero rw'Imana, ariko ukongera ukajya mu rusengero rw'ibigirwamana. Abantu benshi ngo bari kuramya ibigirwamana, ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Murabona iminsi tugezemo ni iminsi ikomeye cyane, aho umuntu adatinya gufata izina ry'Imana ngo aripfobye, arifata uko ritari. Ariko abafite amaso y'umwuka nibo babasha kubibona, bakabona imbaraga Satani ari gukoresha. Ntabwo biriya wapfa kubikora udafite izindi mbaraga ukorana nazo, kuko izi mbaraga zirahanze cyane muri iyi minsi. Ariko nubwo bimeze bityo, Uwiteka Imana araje yerekane imbaraga abantu bari gukorana nazo naho bazikuye, kuko Imana niyo yaremye ijuru n'isi. Nubwo abantu bafashe Imana nkaho
ari ikintu kidafite agaciro bakayifata nk'aho itariho nayo ikabihorera. Ariko Imana iraje kandi imanukiye abatuye iyi si. Abantu bose bazamenya yuko Imana n'ubundi yamanukiye muri iyi si kandi ikamanukana uburakari bw'inkazi, kubera yuko bigeze aho abantu bavogera by'indengakamere icyubahiro cy'Imana, bakubahuka kuvuga amagambo y'amanjwe adakwiriye. Mu by'ukuri n'umupagani agomba kumenya ko Imana iriho kandi akayitinya. Ntabwo kuba uriho wishyize muri iyi si, ufite uwakuremye, ufite ukurinda, ufite uwagushyize muri iyi si. Abantu rero babe maso, nubwo ibintu bidafite umumaro usanga abantu bakunze kubireba cyane bikabakereza, ariko ndabwira abari maso ngo nimube maso, kandi mbwire n'abasinziriye ngo nimukanguke, kuko Yesu ari bugufi kandi aje kujyana itorero rye ryera. Bityo rero aya makuru nyabagezaho kugira ngo nibura abari mu mwuka w'Imana babe maso, kuko igihe turimo kirakomeye. Imana ikomeze ibaho umugisha aho muri hose. Dusenga Imana kubw'ubu butumwa tumaze gutambutsa, kugira ngo umwuka w'Imana agenderera imitima ya benshi, babashe kuva mu rungabangabo kandi bamenye igihe tugezemo, bamenye nuko bakwitwara muri iyi minsi, kandi bareke gutinya Satani n'abadayimoni be, ahubwo bizera Imana. Kandi njyewe nabwiye abantu bavuga ngo umuntu wizera Imana by'ukuri akaba yumva umutima we uhamanya neza yuko ari kumwe n'Imana, nta kintu kijya kibasha kumutinyisha. Ntugaterwe ubwoba n'umurozi wihindura ipusi, ntugaterwe ubwoba n'umurozi wihindura inzoka, ntugaterwe ubwoba n'umurozi wihindura injangwe. Uwo yaba ari we wese, niba wizeye imbaraga z'Imana Data, ukizera umwana wayo Yesu Kristo, ukabamo umwuka wera w'Imana, ibyo byose biraza. Ariko iyo bigeze imbere y'umuntu uri mu mbaraga z'Imana bita agaciro. Niyo mpamvu ubu butumwa nababwiye ngo ndimo nshyira hanze amabanga ya Satani, kuko njyewe ntabwo njya ninya abadayimoni cyangwa abakorana n'imbaraga z'abadayimoni. Reka rero dusenga Imana ikomeze igenderera imitima yanyu aho muri hose. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, witwa ndiho. Kandi ni ukuri wabwiye umugaragu wawe Mose, uramubwira ngo izina ryawe ni Uwiteka, urongera uramubwira ngo witwa Imana ishobora byose. Abantu bafite kwizera kuri Imana ishobora byose ntibajya gushakira ubutunzi kwa Satani. Abantu bafite kwizera kuri Imana ishobora byose, ni ukuri bagerageza gukora ukabaha umugisha mu byo bakora. Abantu bafite kwizera kuri Imana ishobora byose basenga, kandi bakizera ko ukiza uburwayi, bakizera ko ukora ibitangaza, bakizera yuko Mana wubaka ingo, bakizera ko utanga urubyaro. Reka rero ubu butumwa wampaye gutambutsa kuri abo bantu bawe bagiye kubukurikirana, Mwami Imana Nyiringabo, ni ukuri umwuka wera abugeze kuri buri muntu wese, kugira ngo umuntu wese yumve icyo umushakaho, kandi abantu bave mu rujijo, bave mu rungabangabo, kuko Satani afite amayeri menshi kandi ari kugenda ayobya n'intore zawe. Ariko turasenze kugira ngo ubutumwa bwiza Mwami buhinduke imbaraga ihindura benshi, kandi buhinduke imbaraga iyobora benshi mu nzira y'ukuri. Uwiteka Imana Nyiringabo rero, ubu butumwa nibubohore abo Satani yaboshye, kandi abo Satani yagize imbata, Mwami ubakure mu bubata bw'umwanzi, ahubwo babe abera kandi bategereje kugaruka kwawe, kugira ngo ubwo uzagaruka Mwami bazagusanganire. Urakoze rero, ngaho komeza uhembure itorero ryawe, kandi nanjye umugaragu wawe ukomeze kumfasha muri byose, unyagurire imbago kugira ngo ivugabutumwa rikomeze kwaguka, kuko Mwami Imana Nyiringabo, Uwiteka Imana
wavuze ngo twogeze icyubahiro cyawe mu mahanga yose. Ntabwo tuzaceceka cyangwa ngo dutinye cyangwa ngo tugire ubwoba imbere y'abaturwanya n'abakorana n'izindi mbaraga, kuko twizeye imbaraga zawe. Urakoze rero kubw'ubutware bwawe, ngaho ubuntu bwawe nibuganze mu mitima yacu, buganze mu bagiye gukurikira ubutumwa bose, kandi ukurikira ubutumwa wese ahabwa umugisha, abona impinduka iturutse kuri wowe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.